Yes, nongeye kubasuza abakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose nk'ibisanzwe. Ni Pilot Rwanda aho mbagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi bagenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ahandi wasanga usibye kuri channel Pilot Rwanda. Komeza ubane nanjye rero ukanda subscribe, like na share, ubundi tujye dukomeza twibanire gatanu kuri gatanu tudatinze. Rero nk'uko mubibona muri screen za telefone zanyu cyangwa laptop cyangwa televiziyo bitewe n'icyo uri gukoresha ukurikirana iyi nkuru. Iyi ni inkuru ibabaje cyane. Uyu mubona ni umwana muto cyane, ngira ngo muramubona ukangana, ni umwana ugaragara ku maso nk'aho ari muto nk'uko twese tubyibonera. Nk'uko mubibona ubyitegereje neza amabere yaraguye hano, biragaragara ko aronsa kandi mu by'ukuri ni umwana. Niba koko aya n'amabere nta wamenya ibyari byo. Nguye afite undi mwana afite mu ntoki ze, rwose ni umwana ubona ko amaze gukuramo, afite nk'imyaka nk'ibiri gutyo itatu. Ni umwana muto nawe afite iruhande rwe, bigaragara ko ari umwana we. Nk'uko mubibona n'abana babiri bari kumwe. Uyu rero ni umubyeyi w'uyu mwana. Ni ibintu byabereye mu karere ka Rwamagana. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi w'umwana yambaye n'ibirenge rwose, nk'uko bigaragara asa nabi, ntabwo uko bigaragara afite ubukene budasanzwe, ntabwo abayeho neza. Gusa ni ibintu bibabaje cyane byahagurukije intara yose y'Iburasirazuba, cyane cyane akarere ka Rwamagana, ndetse bikaba ari ibintu byafashe indi ntera nyuma y'uko inkuru yo gutabariza uyu mwana yagiye hanze. Ibi nibyo tugiye kugarukaho gatanu kuri gatanu, tubageze inkuru yose uko yakabaye. Ni Pilot Rwanda uko maze kwimenyera, kandi subscribe ubundi tugakomeza tubane gatanu kuri gatanu. Nk'uko byatangajwe kuri Twitter hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nzeri 2021 ahagana saa 7:27 z'igicamunsi, nibwo uyu muntu yanditse arandika ati yitwa Soninde, yaranditse ati muraho neza Rwamagana district, akarere ka Rwamagana, ashyiraho Pilot Rwanda, ashyiraho Rwanda Gender nimije Profe Ministry of Gender and Family Promo, ashyiraho Gatabazi Jemuve nawe ni minister muri Minaroke, ashyiraho ndetse na Ndahiro Papi ni umunyamakuru. Arandika ati nabasabaga ubufasha kugira ngo uyu mwana wavukijwe uburenganzira akiri muto arenganurwe. Yitwa IRADUKUNDA CYNTHIA, afite imyaka 17, umwana we afite imyaka 2 n'igice. Yafashwe ku ngufu na nyir'urugo. Akomeza agira ati yakoreragamo ubwo yari afite imyaka 14 bimuviramo kubyara uyu mwana. Uwo mugabo wamuhohoteye yarafunzwe nyuma arafungurwa mu buryo budasobanutse, ndetse nta bufasha na bumwe yigeze aha uyu mwana. Yongeye kumurega ko nta bufasha amuha, bahase ubyara uyu mwana ruswa kugira ngo yemeze ko uyu mwana afite imyaka y'ubukure ngo akwiye kwifasha. Ari naho bashatse kumufatisha irangamuntu ku ngufu kugira ngo bashyireho imyaka irenze iyo afite, bituma uyu mwana yanga kuyifata kugeza n'ubu. Uyu mwana afite papa we gusa, mama we yitabye Imana akiri muto. Uyu mwana atuye mu karere ka Rwamagana, gusa yatubwiye ko atazi gutandukanya umurenge n'akagari, ariko yumva ko ari muri Musha, Kagarama, Kizigaba cyangwa Kiruhura. Inzu abamo ni igikoni, yishyurirwa 2,000 n'umunyamakuru atazi izina. Amazina y'ababyeyi be, ay'uwamuhohoteye ndetse n'ay'uwamucumbikiye ahaba ndayafite, muyakeneye nayabaha mu gikari. Nta mituweli agira, umwana we ntabaruye, nta rangamuntu agira, ndetse n'ubuzima n'ubw'umwana we biri mu kangaratete. Ngira ngo murabyumvira. Yakomeje agira ati bayobozi bacu, icyo twasabaga ni uko mwarenganura uyu mwana wamuhohoteye akabiryozwa nk'uko amategeko abiteganya. Umwana agasubizwa uburenganzira, akaba yasubira mu ishuri kuko aracyari muto pe.
ndetse umwana we akabona uko arerwa neza kuko nibo Rwanda rw'ejo. murakoze murakarama. So ninde yakomeje agira ati bitewe nuko abantu benshi ni ku itariki 11 nibwo yongeye arandika aravuga ati bitewe nuko abantu benshi banyandikiye bifuza gufasha uyu mwana, twashatse uburyo bworoshye ndetse bwihuse ari bwo bwa Safe Plus. Umuntu wese wifuza kumuha ubufasha yaca kuri iyi link. Gufashira dukunda CYNTHIA, waca kuri link ngiyi murayibona muri description y'iyi nkuru, ngira ngo muri kwibona hasi muri description. Mobile money na *777 200 urwego. murakoze. Shyiraho ifoto y'uwo mwana nk'uko mubibona kuri Safe Plus. Reka tubanze tujye kuri Safe Plus turebe uko byifashe, amafaranga yaba amaze gutangwa mu rwego rwo gufasha uyu mwana. No kuvuga ngo bihaye intego yo kumufashisha amafaranga y'amanyarwanda 500 kugira ngo barebe uko hari icyo bamufasha biha ukwezi. Ni ukuvuga ngo amafaranga amaze gutangwa ni 96 n'amafaranga 800 y'amafaranga y'u Rwanda niyo amaze gutangwa muri ubu bufasha. nk'uko bigaragara ku bantu bagiye batanga ubu bufasha baragaragara hano benshi batandukanye, nimero zabo, imibare itangira nimero zabo za telefone ngiyi, ngira ngo muri kubona ko abantu bari kugenda bitanga. Banditse bati iradukunda CYNTHIA n'umwana w'imyaka 17 akaba yarafashwe ku ngufu na nyir'urugo rwaho yakoreraga amutera inda, akaba afite umwana w'imyaka 2 n'igice. nyina umubyara yitabye Imana na se umubyara yashatse undi mugore, ubu akaba abayeho ubuzima bubi kuko n'uwamuteye inda ntacyo amufasha. Barakomeza bati wamuhohoteye yarafunzwe nyuma aza gufungurwa mu buryo budasobanutse ndetse nta bufasha na bumwe yigeze, aho uyu mwana yongeye kumurega ko nta bufasha muha bahasa ubyara CYNTHIA ruswa ngo yemeze ko afite imyaka y'ubukure ngo akwiye kwifasha, ari naho bashatse kumufatisha irangamuntu ku ngufu ngo bashyireho imyaka irenze iyo afite, bituma yanga kuyifata kugeza n'ubu. Uyu mwana atuye mu karere ka Rwamagana, gusa avuga ko atazi gutandukanya akagari n'umurenge. Yumva bavuga ko ari Musha, Kagarama, Kizigaba cyangwa Kiruhura. Uyu mwana abayeho ubuzima bubi cyane kuko naho akinga umusaya we n'umwana we ni mu gikoni yishyurirwa amafaranga y'u Rwanda 2,000 atangwa n'umunyamakuru atazi izina. Nta mituweli agira, umwana we ntabaruye, nta ndangamuntu agira. muri make ubuzima bwe buri mu kangaratete. Dutangije iki gikorwa ngo turebe ko uyu mwana yahindurirwa ubuzima akaba yajya abona ikimutunga we n'umwana we arera, nawe akiri muto akwiriye kuba arerwa. Tugushimiye ku bwitange bwawe muri iki gikorwa, murakoze. Kuri Safe Plus mwabibona muciye muri description aho hasi. Dusubiye kuri Twitter aho ibibazo byakomereje, abantu batandukanye batanze ibitekerezo barimo na gavana w'intara y'Iburasirazuba ni CJ Emmanuel Gasandese n'abandi bantu benshi tugiye kugarukaho ndetse tunatangaze tubagezeho ibyo akarere ka Rwamagana katangaje abanyarwanda nyuma yo gukurikirana iki kibazo ndetse naho kigeze. Nk'uyu witwa Sangwa agize ati amategeko se ko ari impumyi, bigaragaye ko ari ukuri baramukatira imyaka 25, ariko se biramarira iki abo bana ko nduzi nta nyina nta mwana? Iyaba byakundaga ngo uwo nyir'urugo ategekwe kubitaho bombi muri byose bakeneye, ubuyobozi bukajya bubigenzura, birababaje. Dukomeje ku butumwa CG Emmanuel Gasana n'umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba yavuze, yagize ati mwaduha telefone zanyu cyangwa mukaturangira neza uko twahura n'uyu mwana, murakoze. Undi witwa GDD Ruta we yagize ati gavana ndamwizeye arabiha umurongo, ngize emotion. Ni ikibazo gikomeye cyane.
Akarere ka Rwamagana nyuma yo gukurikirana iki kibazo nako kagize byinshi gatangaza. Nk'uko mubibona hano ku mafoto, iyi ni inama yo kubahuza. Nk'uko mubibona, uyu ni umwana muto cyane, wa mwana wabyaye undi mwana. Dore ka kana ke ngaka hano rwose baricaye na bamwe mu miryango ngaba hano n'abayobozi bari mu biro by'umurenge bari kuganira ngo barebe uko byaza kugenda. Ndetse hari n'ubuyobozi bw'akarere ngaba uko byari bimeze. Yari inama, amafoto ngaya yafashwe muri iyo nama, utamenya ngo uwamuteye inda ninde. Gusa nk'uko bigaragara ubuyobozi bw'akarere bwagize icyo bubivugaho tugiye kugarukaho. Bwagize buti ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwakurikiranye ikibazo cy'uwitwa IRADUKUNDA CYNTHIA kandi bugiha umurongo. Ukuri nuko uyu IRADUKUNDA CYNTHIA yatewe inda afite imyaka y'ubukure, kandi n'uwamuteye inda arabyemera, akemera no kumufasha uko ashoboye. Batagingaho mije profe, banatagingaho Gender Monitor Rwanda, nayo bayitagingaho ni Gender Monitoring Office Rwanda. Barangije barakomeza bagira bati mu gukemura burundu ikibazo cya IRADUKUNDA CYNTHIA, ubuyobozi bw'akarere bufatanyije n'imiryango yombi buzakomeza kumufasha mu mibereho kuko atishoboye, bumushakira akazi, uwamuteye inda amushakira icumbi n'igitunga umwana. Nyir'ubwite nawe yagiriwe inama yo kubahiriza ibyemejwe. Ibi ni ibyatangajwe n'akarere ka Rwamagana kuri iki kibazo. Nk'uko byagaragaye, Crado nawe yari yavuze ngo twatangiye gukorana n'izindi nzego za hariya kugira ngo tubikurikirane. Ngira ngo murabibona neza ko ari ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo cyakomeje kugenda gituma abantu benshi batanga ibitekerezo bitandukanye. Gusa hari abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Nk'uyu yavuze ati hari aho twakohereza ubufasha, hari uko wamukorera GoFundMe tukamufasha. Ni mbere y'uko cya gitekerezo cyo gushyiraho iriya Save Plus cyatanzwe, aravuga ngo oya ntakubeshye, twahuriye mu nzira, agahinda karanyica, ambwira story yose, nta telefone agira, urabibona ko bagendesha ibirenge n'inkweto uyu mwana yambaye, ni umugiraneza wazimuhaye kiriya gihe. Nta n'ahandi namukura pe. Gusa ubuyobozi bubigiyemo bamufasha kuko nababwiye. Ngira ngo murabibona ko hari ikibazo gikomeye cyane, murabibona ko biteye agahinda gakomeye cyane kuba uyu mwana wabyaye akiri muto akomeje kubaho mu buzima bubi. Gusa nk'uko bigaragara ku ifoto ni muto cyane rwose, nubwo bavuga ngo afite imyaka y'ubukure. Niba koko uyu mwana afite imyaka 2 n'igice, uyu mubyeyi yaba afite imyaka ingahe? Uyu mwana wabyaye akiri muto we afite imyaka ingahe? Reka dukomeze dutegereze nk'uko akarere ka Rwamagana kabikemuye kavuga ko uyu mwana afite imyaka y'ubukure. Tuzakomeza tubikurikirane turebe uko ibi bintu bizarangira. Ni Pilot Rwanda uko maze kwimenyera bagezaho amakuru menshi abagiye atandukanye yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Wisabwa kanda subscribe, ubundi amakuru yo akomeze akugeraho 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, bless up.